Murakoze, nitwa Jean Dodier Karinijabo, nkorera Primo Media Rwanda. Ndagaruka ku majwi 5% asabwa umukandida wigenga kugira ngo yemererwe kuba umwe mu bagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Ariya majwi mu 2013 nyakwigendera Professeur Kalisa Mbanda yavugaga ko hagiye kurebwa uburyo ashobora kuba yagabanyuka, cyane ko societe civile yari yagaragaje ko ari amajwi menshi cyane asabwa umukandida nk'umuntu ku giti cye, hafi abantu 600 kuba bagutoye kugira ngo nk'umukandida wigenga ujye mu nteko. Sinzi rero aho mugeze mutekereza kuri icyo kintu cyo kuyagabanya. Icya kabiri, nabonye amatora azatwara ingengo y'imari ya miliyari 8. Hari bamwe bagaragaza ko nk'umukuru w'igihugu ashobora kujya atorwa n'abadepite, hanyuma izo miliyari 8 zikaba zashorwa mu bindi bikorwa by'iterambere, harimo nko kubaka inganda zishobora guha abantu akazi, iby'ubushomeri bikaba byagenda biterwa amashoti. Icya gatatu, u Rwanda ni igihugu gikataje mu ikoranabuhanga. Murateganya ko igihe kizagera abantu bagatora hifashishijwe ikoranabuhanga kugira ngo n'ayo mafaranga bamugana agenda ku dusanduku tw'amatora abe yagabanya? Murakoze. Murakoze, nitwigira neza, ndi umunyamakuru kuri TV10. Ndashaka kubaza cy'amafaranga ku bw'amahire barakimbarije. Icya kabiri mbaza, hari amakritika ajyaza avuga ko amatora mu Rwanda atanyura mu mucyo iyo musesengwe nka komisiyo y'amatora mubara biterwa n'iki se n'iki muri gukora kuri inshuro 2024 ngaya amatora azabe anyuze mu mucyo? Murakoze. Bakiri babiri. Murakoze, nitwa Samuel Kwizera, nkorera Radio Mucyo. Nagira ngo mbaze umwihariko w'abafite ubumuga butandukanye washyizweho kugira ngo nabo bazagira uruhare mu gushyira mu bikorwa uburenganzira bwabo mu bikorwa bitandukanye by'amatora. Murakoze. Bakiri ikibazo kimwe cya 10 hanyuma tugasoza iki cyiciro. Murakoze, nitwa Janvier, ndi umunyamakuru wa Nyarwanda. Ndashaka kubaza kuri inshuro muragaragaza ko abagiye gutora umubare ari hafi 2 miliyoni bashya. Ni cyane umunare byashobora gusanga ari urubyiruko, niba nibeshye. Ni iki musaba urubyiruko, ni iki muzabafasha mu kwitegura aya matora? Hanyuma mu minsi ishize hashyizweho Minisiteri y'Ubuhanzi ariko y'urubyiruko, nyuma bongeraho n'ubuhanzi. Mu bihugu byinshi tubona ko abahanzi batorerwa cyane kujya mu nteko ishinga amategeko. Nimutekereza ko ibi bintu mushobora kubihuza, cyane ko n'abahanzi bamwe na bamwe bagaragaza ko hagize ubahagararira mu nteko byabafasha cyane mu guteza imbere ingana ndangamuco? Murakoze. Murakoze, nyakubahwa Chairperson, mwadufasha gusubiza. Murakoze, ngo munyemerere wenda ne guhera ko byagiye bikurikirana, reka mere ku wanyuma. Aravuze ati ese urubyiruko cyane okay, wenda reka mpere ku mibare yabajije. Nibyo koko ni urubyiruko rwagejeje imyaka 18 uhereye icyo gihe. Ubutumwa twabaha rero nuko natangiye mbivuga yuko icyambere turabyishimiye yuko igihugu gifite urubyiruko burya kiba gifite ubuzima. Ubwo rero nta buzima bagira badafite abayobozi beza. Cyo twabakangurira rero nuko batumva yuko ibikorwa by'amatora ari iby'abantu bakuze gusa, ahubwo ari ibyabo, kuko igihugu ari icyabo uyu munsi n'ejo bundi. Kandi urubyiruko turarwizeye kuko ruri no mu mirimo myinshi myiza, bakora neza. Tukifuza rero yuko bakomeza gutora no gutorwa, kuko ntabwo bajya mu gutora gusa, nabifuza gutorwa muri ibyo byiciro bitandukanye baba bafite uburenganzira. Ikijyanye nuko wenda handi abo bahanzi bajya mu nteko, ngira ngo abanyarwanda bose bemerewe kwiyamamaza aho bifuza, kuko amategeko aba yarashyizweho kandi barabyemerewe. Ariko sinkeka yuko umuntu yajyamo gusa kubera ko ari umuhanzi. Yajyamo kubera ko yujuje ibisabwa, yajyamo kubera ko ari abamushyigikiye kuko hari icyo azageza ku banyarwanda. Numva rero ntibahejwe, ariko nanone bagomba kubikorera. Ikindi murambabarira bo ntari buvuga amazina, wenda nacizweho amazina.
ikijyanye n'abafite ubumuga mu by'ukuri nibyo kandi ngira ngo mugenzi wanjye executive secretary araza kubicamo muri makeya ku kuntu twagiye komisiyo yiyubaka kugira ngo icyo cyiciro gihabwe koko uburenganzira bukwiriye. Ibijyanye n'ikoranabuhanga naho aho tugenda tugera ari mu kurikoresha ari mu ibarura byose ndabyo ndasaba executive secretary akivugeho. Ikijyanye nuko perezida ku bijyanye n'amafaranga ajya ku ngengo y'imari, ariko ahangaha nagira ngo wenda na bagenzi banjye bari bukivugeho, ariko nagira ngo ngisubireho, ariko n'abanyamakuru ngira ngo mujye mudufasha kubona ko ingengo y'imari igenda ku matora aba ari ugutakaza. Ntabwo ari byo kubera yuko icya mbere twanasobanuye nuko mu Rwanda dukora uko dushoboye kugira ngo n'ingengo y'imari igenda ku matora ibe ntoya uko bishoboka, kubera ko hari n'umuco wo gukorera ubushake, uretse n'abariya bakorera bushake twavugaga, no mu mikorere n'imikoranire tugerageza ibyo dufite nk'igihugu muri kwa gufatanya inzego zitandukanye zigakora. Muzi ko dukorana n'inzego z'ibanze, hari ibyo zikora twebwe tudakora, ari ugukangurira abaturage bakurikije n'ibindi. Urebye ahandi ushobora gusanga ari na nini cyane, ariko ubwo sinagira uwo nigereranya nawe. Icyo mvuga gusa nuko demokarasi nayo irahenda, kuko abo tuzatora ari bo bazatuyobora kugira ngo tuzagere ku iterambere mu myaka iri imbere. Numva rero iyo concept yuko amafaranga ajya ku bikorwa by'amatora ari ugupfusha ubusa atariyo. Natwe tuzagerageza uko dushoboye kugira ngo koko amafaranga y'abanyarwanda ajye mu bikorwa by'amatora ariko by'ingenzi tudasesaguye. Ikindi navuga ku byabajijwe ku bijyanye n'imikono 600, iki nacyo ndizera yuko abanyamakuru dufite cyane cyane badufasha kugira ngo nacyo gikomeze gisobanurwe. Imikono 600 isabwa 12 kuri buri karere. Reka twe guhera no ku mubare, nitubanze duhere kuri wowe ushaka kwiyamamaza. N'icyo ushaka kugera, urashaka kuba perezida wa repubulika, perezida wa repubulika w'igihugu cyose cya miliyoni 10 zirenga wenda zijya kugera kuri enye. Mbere yuko ufata niyo ntambwe, tekereza icyo ushaka kuzakora. Abo 600 dusaba ntabwo twebwe twumva ko ari benshi, kubera ko ni babandi bibanze, kuko uzatorwa kugira ngo ugere kuri uwo mwanya ahubwo urashaka miliyoni 13 zose, sibyo? Ariko ubwo tugusabye 600 gusa kugira ngo babashe kugushyigikira, tumenye nawe iyo ntego koko kuyifite. Urashaka kuba umudepite, wigenga muri babandi 80. Ye numva icy'ingenzi ni ya ntego, si kubyuka mu gitondo ngo ndashaka kuba perezida, kubyuka mu gitondo ngo ndashaka kuba depite. Niba warabitekereje, kuko ntabwo binahera igihe dutangiye gutegura amatora twebwe nka komisiyo, bihera tumaze gutora abo bayobozi muri manda. Niba ufite icyo gitekerezo ni ukuvuga ngo ubutangiye kuvuga uti genye imbere mu myaka ingahe iri imbere ndifuza kuzaba umuyobozi, urabikorera. Rero bigera icyo gihe nibura abo ngabo 12 bafite mu karere, si byose? Numva rero tukwiriye kubihuza, tukabihuza n'inshingano uwo muntu aba agiye gukora. Ngira ngo sinabitindaho cyane ko ndabwira ababisobanukiwe. Ikindi navuga babajije abakandida bigenga mwagisubiyeyo nanone muti ni ibiki wenda mwaba mwarumvise. Twebwe tujya cyane mu gukumira, ariko bimwe tunumva tukabagira inama, kuko nicyo duheraho kurubagira inama. Ni nk'abasinyisha hatemewe kandi babizi. Twabahaye udutabo nka turiya bose turimo aho batemerewe gusinyisha. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu yagiye mu rusengero, afata abantu baba mu rusengero bose batazi n'ibyo ashaka n'iki, ati ni munsinyire, angwa akajya ahandi
kandi habujijwe ni munsi nyiri. So icyo dukora turabanza tukamwigisha, tukamubwira ushobora kuba wibagiwe aha ntihemewe. N'utundi rero n'ibindi bigenwa n'ayandi mategeko nk'uko nagiye mbivuga kugira ngo nabo batazagwa muri icyo kibazo. Ngira ngo reka mpe bagenzi banjye niba hari icyo naba nasize batavuze ndaza kongera kugisubiraho, ariko reka tubanze tugiye kuri ibyo byabajijwe. Murakoze cyane Chair. Nashaka kunganira Chairperson ku kintu kimwe, ku kibazo cya Karinijabo kuri requirement kugira ngo utsindire kuba umudepite. Iyo uri umukandida wigenga kugeza ubu itegeko ntirirahinduka nk'uko wari ubivuze, hasabwa ko uba wabonye nibura amajwi 5%. Uko wari ubivuze ni ibitekerezo bitangwa, buriya bantu nibumva bikwiye. Kugeza ubu ngubu ni uko itegeko rikimeze, ariko amategeko aravugururwa iyo bibaye ngombwa. Ariko ubu iyo niyo ikiri requirement. Nibiba ngombwa abantu nibabiganiraho bagasanga uyu mubare ari munini, wenda ushobora kugabanuka, ariko itegeko nibyo rigiteganya. Hanyuma hari ni ikindi nanone ku byo Chairperson yarashubije ku bakandida bigenga bahari, uburyo barimo kwitwara. Hari namwe abo mwagiye mubona amategeko avuga ko igihe cyo kwiyamamaza kirazwi, ndetse cyasohotse mu iteka rya perezida rivuga umunsi w'itora n'amatariki yo kwiyamamaza. Ariko hari abo mubona namwe bafata impapuro ziriya zo gusinyisha akaba agiye mu itangazamakuru atangiye kwiyamamaza. Biriya ntabwo ari byo, baraza tukababwira ko ari imyitwarire idakwiye. Hari n'abaza kugaragaza ko babangamiwe, wamubaza ese hari igihe ki, ati hari 1:30 z'ijoro. Ese wowe ujya gusinyisha 1:30 z'ijoro kubera kuki utagarukira igihe ushobora kubona umuntu, abantu bakubona ku manywa? Iyo ugiye gusinyisha nijoro nawe ubwawe uba wikururira ibibazo. Wagiye gusinyisha mu kabari ushobora guhurirayo n'abantu binywereye batagushyigikiye ariko iyo baje gufata impapuro baba basobanuriwe byose ibyo bakwiriye kwirinda n'iby'amategeko ataganya. Rero kenshi tubona imyitwarire yabo mu itangazamakuru, rimwe na rimwe ari nabo bagarutse kutubwira ko basagariwe, ariko ugasanga ari bo ba nyirabayazana. Ngire ngo nibyo nashaka kunganira kuri cya. Murakoze. Cyangwa se umutaraza kutwibutsa icya kabiri banza ntagifashe neza, niba narangiza gusubiza umubare w'indorerezi. Okay. Murakoze, reka ngira ibyo biza wenda bo batakomojeho bagenzi banjye. Nanjye ntago ndi bubikurikiranye uko wenda abantu bagiye babibaza. Duhereye kuri icyo cy'indorerezi, ubundi duteganya ziba zirenga 1000, ariko izimaze kugaragara ubu ni z'Abanyarwanda, n'indorerezi zo mu Rwanda. Buriya tugira indorerezi mpuzamahanga cyangwa ibyo twita international observers, n'abo mu gihugu twita domestic observers. Abenshi rero tumaze kwakira n'Abanyarwanda. Ntabwo ari ukubakira, ariko barimo barandika babisaba, natwe tugenda tubasubiza nk'uko barimo babisobanura dukoresheje ikoranabuhanga. Nkomeje kuri ikoranabuhanga none cyabarijijwe hariya, nyakubahwa Chairperson yatangiye avuga ibijyanye na lisiti y'itora. Mu 2003 na rimwe dutangira gutora, twakoreshaga registre yanditsemo amazina y'abantu, ngira ngo abakuru murabizi. Ubu dufite lisiti y'itora iri digito. Iryo ni ikoranabuhanga rimaze gutezwa imbere. Nanone buriya buryo bwo kwikosora, kwiyimura kuri lisiti y'itora ni ikoranabuhanga naryo twatangiye muri iyi myaka mikeya iri imbere ishize. Ubu turimo hari ibindi turimo tunoza tuzakoresha wenda mu matora ari imbere, kuko ikoranabuhanga mu matora burya ni ikintu kigomba kwitonderwa. Nanone iyo rikoreshejwe nabi rishobora guteza ikibazo ubwaryo.
yaba umutekano w'amatora yaba n'uburyo rikoreshwamo. Ngira ngo mujya mwumva no mu bihugu bivuga ko byateye imbere cyane, tudashaka kuvuga hano. Iyo bakoze amatora mwumva ibyo bavuga, byabaye hacked, bakoze ibi n'ibi. Twebwe rero turashaka kugenda buhoro buhoro dukora ibyo tubona bijyanye n'amategeko yacu, ariko bijyanye n'urwego tugezeho. Twavugaga lisiti y'itora, twavuze abakorerabushake, buriya uburyo bacungwamo, uburyo bakoreshwa. Mu minsi ishize mwabonye ko twatangiye kwakira kandidatire mu nzego z'ibanze dukoresha ikoranabuhanga. Ntabwo abantu bakiza hano bikoreye impapuro. Ibyo ni ibintu bigenda bikomeza, ndetse hari n'ibyo turimo dukora ubu bizoroha mu gutangaza amajwi. Wenda ibyo muzabibona igihe nikigera, kwihutisha guhuza byavuye mu matora ndetse no kuyatangaza. Hari ibyo turimo dutegura ubu bizaba bitandukanyeho n'ibyo twakoresha ubushize, ariko icyo nashaka kuvuga nuko mu ikoranabuhanga tugomba kugenda dukora ibishoboka kandi bijyanye n'igihe, twirinda ko n'iryo koranabuhanga ubwaryo rishobora kuduteza ikibazo mu matora nk'uko mujya mubyumva hamwe na hamwe. Abafite ubumuga, icyo duteganya gukora kugira ngo nabo bashobore gutora kandi mu buryo buboroheye, nabyo hari byinshi turimo dutegura. Icya mbere, kuri biriya biro by'itora bababwiye 2441 twamaze kuhasura hose. Ubu ikintu kirimo gikorwa ni ukureba ese ibyo biro by'itora byose bifite inzira y'abafite ubumuga. Aho bitari ubu birimo birakorwa dufatanije n'inzego z'ibanze, kugira ngo umuntu ufite ubumuga bw'ingingo nawe azashobore kugera ahatorerwa ku buryo bumworoheye. Abafite ubumuga bwo kutumva, mu nyigisho dutanga dukorana n'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga, bakadushakira abantu bashobora gusemura bakoresheje ururimi bariya bumva. Abafite ubumuga bwo kutabona, kugira ngo bazatore, turimo turabategurira impapuro z'itora zabo zihariye. Njya numva niba ari mu Gifaransa cyangwa iki bazita braille, ngira ngo izo bo ntago bazakoresha impapuro z'itora twebwe tuzakoresha, bo turimo turabategurira impapuro z'itora zabo kugira ngo bazashobore kwitorera. Abo ndavuga abo bafite wenda ubumuga bwo kutabona, ariko birashoboka ko hari n'undi muntu ushobora kuba ufite ubundi bumuga, tuvuge bw'ingingo, nta maboko afite, kandi muzi ko dutora dutera igikumwe cyangwa twandika. Abo n'itegeko ribemerera ko bashobora gushaka umuntu batorera utari wageze imyaka yo gutora, utari wageze imyaka 18. Ibyo nabyo biri mu itegeko kandi tuzabikurikiza. Muri make rero ni ibyo duteganya, ariko harimo no kubahugura. Mu bo duhugura, iki cyiciro nacyo tukibandaho kugira ngo kizashobore nacyo kwitabira amatora. Ingengo y'imari ngewe ndibyo nakongera nk'umunyamashingwabikorwa kuko nibyo nshinzwe cyane. Mu byo perezida yavuze ko amatora ahenda, demokarasi ihenda, n'ikiza kirahenda, ntabwo upfa kukibona. N'umwenda wambaye, ushaka umwenda mwiza uraguhenda. Natwe niba dushaka guteza imbere imiyoborere myiza na demokarasi mu gihugu cyacu, iby'ibanze bigomba gukorwa. Amatora nayo agomba kuba priority. Ni nayo mpamvu nk'uko perezida yabivuze, mu by'igihugu cyacu cyagize priority n'amatora arimo. Nta nkunga y'amahanga dukoresha ingengo y'imari ya leta, kubera ko igihugu cyacu cyashyize imbere imiyoborere myiza. Imiyoborere myiza niba igomba gutezwa imbere binyuze mu matora, igishoboka cyose kigomba gukorwa. Ariko reka nongereho ko buriya ku kigero mpuzamahanga, ibyo twita per capita, amafaranga agenda kutora, tugira international standards, wenda nacyo abantu bakwiye kukimenya. Ubundi buriya ikigero mpuzamahanga, ubundi umuturage umwutora agendaho nibura $4. Ubwo ni per capita, buri muntu utora $4 ku muntu utora. Ubwo ni ukuvuga ibikoresho by'itora yakoresheje, inyigisho yahawe n'ibindi. Ariko mu Rwanda twebwe ubu tugeze kuri $2. So comparative rero murumva ko tunagiye no ku international standards,
u Rwanda turi hasi kandi tugakora amatora meza akanagendana neza. So ntago hano twavuga ngo dukoresha amafaranga menshi, kuko murebye n'ikigero mpuzamahanga twebwe ni amadolari 2, ubwo ku kigero mpuzamahanga ni amadolari 4. Murumva mu by'ukuri ntabwo dukoresha amafaranga menshi, ariko nubwo twayakoresha biba ari ngombwa kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere binyuze mu miyoborere myiza, kandi imiyoborere myiza nayo akenshi ishingiye ku matora. Ibindi ngira ngo reka mvuye ku kijyanye n'amatora akozwe mu mucyo, nubanza hari umuntu wakivuzeho, transparency. Sinzi ikinyarwanda ndi bugikoreshe, ariko transparency iri relative mu kinyarwanda, ubwo biterwa n'aho amatora yakorewe biterwa n'amatora aho yakorewe, igihugu yakorewemo, kondisiyo yakorewemo. Hamwe ushobora kuvuga ngo mwakoze mu mucyo, ahandi ukavuga ntimwakoze mu mucyo, bitewe n'icyo ushaka kugeraho. Ariko ngira ngo ikigero cy'amatora yakozwe mu mucyo ubundi abakishyiraho ni abaturage n'aho amatora yabereye, n'uburyo abatoye ubwayo babonye ayo matora. Ntabwo ari umunyamahanga uturuka hanze uzi uvuge ngo amatora yanyu ntabwo yakozwe mu mucyo no mu bwisanzure, ahubwo beneficiary, wa muturage, wa munyarwanda, niwe ushobora kutubwira ati amatora yakozwe mu mucyo no mu bwisanzure. Tubonero mu Rwanda nta nubwo mwari muvuze ngo ubutaha ngo turateganya ibiki, ibyo duteganya ni ibisanzwe, kandi bisanzwe mwabonye ko amatora arangira nta ntambara tujya tugira, nta mvururu tugira mu Rwanda, ntaki. Urabe bigaragaza nyine ko amatora yakozwe mu mucyo no mu mwisanzure, kandi abanyarwanda bayishimiye ari bo ba nyirayo. Numva icyo ari cyo nakongera ku bijyanye na transparency, ku bijyanye n'uburyo dukoramo amatora, kandi tubona mu by'ukuri mu Rwanda amatora yacu aba akarangira igihugu kigakomeza kwiyubakaho kugira ngo gisenyuke nk'uko hamwe na hamwe tujya tubyumva. Ndumva ari ibyo nakongera ku byo bagenzi banjye bari bashubije. Ibyari stitora ndumva babivuzeho, sinzi niba babajije imibare. Ubundi murakoze, reka nakigarukaho ngira ngo yanavuze ngo tugereranye no mu yindi myaka. Ubu kugeza ubu twababwiye ko iri stitora tukivugurura, kandi tuzayitangaza kuri 29 z'ukwa gatandatu. Bivuga ko biracyakomeza, hari ibyo tugikosora, ariko kugeza ubu imibare twakora nkaho duteganya dushingiye ku yo dufite ubu ni miliyoni 9 n'igice zirengaho gatoya, niyo duteganya. Tugeranyije rero n'amatora yagiye aba nayo, wenda imibare ndayifite kureba n'uburyo iyo mibare igenda yiyongera. Mu 2017 dutora perezida wa Repubulika, abaturage bari kuri lisiti y'itora ya nyuma twatoreyeho bari 5,794,000, abaturage 277,312. Muri make ubwo ni 5,5,700,000, hafi 800 birengaho mu 2017. Mu 2018 dutora abadepite, ari nayo matora dukoraho reference ubu, kuko ni amatora asa nayo tugiye gukora. Niyo tuvuga imibare ikinyuranyo, aya 18 niyo dukoraho reference. Bari 5,000,000 n'ibihumbi, hafi miliyoni 6 icyo gihe zatoye. Birumvikana n'umwaka umwe n'ubundi wari urimo hagati y'amatora ya perezida n'ay'abadepite. Ariko mubare nibeshye, imibare nababwiye ku matora ya perezida ntabwo ari, banza nababwiye ibindi bijyanye n'amafaranga. Ibijyanye n'amatora ya perezida wa Repubulika mu 2017, reka nkosoreho, zari 6,000,000
zari miliyoni 6